Kuba uri umukristo ntabwo bisobanura ko utajya mu mibano idakomeretsa, kandi gusohoka mu mubano waranzwe n'ihungabana ntabwo bivuga ko ukwizera kwawe ari gukeya. Niba byarakubayeho ntabwo bisobanuye ko ukwizera kwawe kwari gukeya. Uyu munsi turavuga ku kwiyubaka, ntabwo turi buvuge ku marangamutima gusa, ahubwo turavuga no kwiyubaka mu buryo bw'umwuka, kuko uyu munsi tugiye kuvuga nk'uko tumaze iminsi turi ku bintu byo gukomereka muri relation ziri toxic, ariko mu buryo bw'itorero cyangwa bwa gikristo, uburyo bwigaragaza. Ntugire impungenge rero uyu munsi niba uri umukristo ukaba uri mu rugendo rwo gukira ibikomere byo mu marangamutima, ibikomere byo mu mibanire iri toxic, iri jambo ry'uyu munsi cyangwa iki kiganiro cy'uyu munsi ni icyawe. Tugiye kureba uburyo umukristo yakwiyubaka nyuma y'umubano umuhungabanya, cyangwa se icyo twita mu rurimi rw'igifaransa relation toxique. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya, ariko ntaragera kure, nagira ngo nkubwire wowe udukurikiye, niba warakanze subscribe turagushimira cyane. Ntukagende udaparitaje ibiganiro byacu kugira ngo byubake n'abandi, udasize comment kugira ngo mutubwire ibyo mutekereza ku biganiro tubategurira. Nawe kandi udukurikiye none utarabasha gukandaho, ntugende utiyabonesheje, kandi ntimukagende mudakanze like ku mavideo yacu kugira ngo tumenye ko ibyo tubategurira bibafitiye akamaro. Ikindi nanone nagira ngo nkubwire ngo wowe ukurikiye iki kiganiro ntugende udasoje iki kiganiro, kuko ku mpera zacyo mbafitiyeho icyo nakita nk'impamba. Murakoze rero, reka twikomerese mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikintu cya mbere nakubwira ngo mu kwiyubaka bya gikristo ugomba kumenya ingingo ya mbere ugomba kwitaho, ni uko ugomba kumenya ko ihohoterwa atari mu bushake bw'Imana. Ikintu cya mbere gikomeye rero aha rero ni iki ngiki: Imana ntago yigeze igusaba kubaho mu bubabare. Abantu benshi bumvisha amagambo atandukanye kuri iyi ngingo, wenda nk'ijambo ngo ihangane, senga kurushaho, cyangwa senga cyane mu yandi magambo, babarira se, ubaho nyine pardon pardon pardon, komeza ubabarire nyine biri continuelle, cyangwa se jya uca bugufi. Niba uri guhohoterwa cyangwa se uri muri relationship iri toxic, ugasanga n'aya magambo uri kubwirwa nkaho ari wowe ufite icyo gukora kuri ibi, kurusha ko ikibazo cyakemuka cyangwa kigashakira umuti. Muri ibi byose murihangane, muri senga, muri babarira gusa, muri kwicisha bugufi, nta kintu na kimwe. Ibi ngibi ni nko kwitera ikinya, nta muti n'umurimo. Ariko urukundo nyakuri rw'Imana rwo ntago rusenya, ntago rugukoresha mu bwoba, nta terabwoba ribamo, ntago ari urukundo rugucisha bugufi cyangwa se rukwambura icyubahiro cyawe, rugutesha identite yawe. Mbese muri make navuga ngo ntago ari urugupyinagaza cyangwa se rugukandagira mu marangamutima. Umubabaro w'ihungabana rero ntago ari isomo Imana yakugeneye kugira ngo iguce intege. Ufite uburenganzira bwo kuwusohokamo igihe cyose ubona ko biri ngombwa, kandi ari ikibazo utabasha gutorera umuti, cyangwa se wagerageje gutorera umuti bikanga.
Ikintu cya kabiri ugomba kumenya ni ugutandukanya Imana n'ihohoterwa uri guhura naryo cyangwa se wahuye narwo ryo muri relation iri toxic. Nyuma y'umubano nk'uwo, abenshi usanga barimo kwibaza ngo ese Imana kuki itamfashije, ese ntago nasengaga bihagije, kubera iki ibi ari njye byabayeho, ese naba naragezweho n'ibi ngibi, wenda ari nk'igihano cy'Imana, wenda naracumuye mu buryo runaka. Ndagira ngo wumve iki ngiki, Imana siyo itegeka umuntu kugira ngo aguhohotere cyangwa akoreshe ubuzima bwawe nabi. Hari n'abashobora gukoresha Bibiliya cyangwa se amasengesho cyangwa se inshingano bafite, cyangwa se mu yandi magambo igihagararo baba bafite mu itorero, kugira ngo bagenzure ndetse banakomeretse abandi ndetse nawe urimo. Ariko Imana ntago iba ariyo yabategetse kubikora, baba babikora ku giti cyabo, ntago Imana aba ariyo yabibategetse. Aho ngaho twari ku ngingo y'uko Imana igomba gutandukanywa n'ibyo bikubaho, nta ruhare bifitemo. Icya gatatu ugomba kumera rero, emerera urugendo rwawe gufata igihe. Urugendo rwawe rwo kwiyubaka ni urugendo rugomba gufata igihe, kandi icyo gihe cyemere, we kwihutisha urugendo rwawe rwo kwiyubaka. Kwiyubaka nk'umukristo ntago bivuga ko uhita uhagarara nk'uwakize, nk'aho nta cyabaye. Ntago gukora byinshi mu itorero cyangwa se muri kominote usengeramo cyangwa wegizerisa ukwizera kwawe, ntago ugomba kubyihishamo ngo ushake ko bijya gutwikira uko wowe wumva umeze. Ni nko gutwikira, nabyita ngo iki, muri make navuga ngo ntago ibikorwa byinshi ukora ari byo ugomba gutwikiriza amarangamutima yawe akomeretse. Amarangamutima yawe akomeretse agomba kwitabwaho, ntago agomba gutwikirizwa ibindi bikorwa byiza uri gukora. Ibi ngibi kuba ari nko kwitera ikinya. Guseka kandi umutima wawe ukomeretse, ibi ngibi nabyo ni ikindi kibazo gikomeye. Emera urugendo rwawe rwo gukira kandi uruhe igihe. Wigerageza kwigaragaza uko utari, wigerageza guseka aho wakarize, ibintu byo kurenzaho. Ibi ngibi byakugira indembe kurushaho. Menya ko gukira ari ibintu bifata igihe, kandi umenye ko ufite uburenganzira bwo kubabara, bwo kugira ibibazo. Ibyo bibazo ufite uburenganzira bwo kubigira. Ntago ari ibintu umuntu yakuburemingira cyangwa yaguciraho iteka ngo kubera ibyo urimo ucamo cyangwa waciyemo. Umenya ko ufite uburenganzira bwo kurakara igihe bibaye ngombwa. Kugaragaza emotions zawe ni uburenganzira bwawe. Ufite nanone uburenganzira bwo gufata ikiruhuko igihe wumva mu mitekerereze yawe unaniwe, igihe wumva physical unaniwe. Yego, ufite igihe ugomba kugera ukiperimeta kutavuga niba wumva utari muri mood yo kuvuga, ukiperimeta kudaseka niba wumva utari muri mood yo guseka. Iryo ntago ari ikosa ryawe. Genda kuri ritime wiyumvamo, kuko ni uburenganzira bwawe. Imana ntago itinya amarangamutima yawe, ahubwo iyatega amatwi. Gerageza rero kugendera ku muvuduko wawe, ku gihe cyawe. Gukira kwawe ni ibintu bisaba igihe, kandi ugerageze kugaragaza amarangamutima yawe, kuko Imana yo ntago ifite ubwoba bw'amarangamutima yawe bibaho. Yagaragaze uko ari kugira ngo ugende neza. Kwiyoberanya kwaba ari nko kujya imbere ya muganga ukamubwira ko nta hantu na hamwe uri kuribwa, kandi wumva
ingingo zose ziri kukuguguna. Nta kintu na kimwe byagufasha uretse gukomeza gushenyera imbere. Intambwe rero zo kwiyubaka ni izihe? Ibintu bizagufasha ni ibi ngibi bikurikira. Gerageza kuruhura umubiri n'umutima wawe, ganira n'umuntu wizewe, shyiraho imbibi zisobanutse. Imbibi ngira ngo mu biganiro byacu biheruka twarazisobanuye, ni ukwishyiriraho imipaka ku bintu wumva wemera n'ibyo utemera. Shyiraho imbibi rero zisobanutse ku buzima bwawe, ongera kwiyizera, wigarurira icyizere buhoro buhoro, ongera kwegera Imana utabihatiwe n'idini. Ukwizera kwawe gushobora kongera kubaho, ukwizera kwawe gushobora kongera kuba aho uhungira, ntago ari aho ugomba guhatirwa kuba uri. Aribyo bya bindi nababwiraga hejuru ngo ugomba kubaha amarangamutima yawe. Ntago imyizere yawe igomba kuba iy'agahato. Egera Imana kuko ubishaka kandi wumve ko ari ikintu kigufitiye akamaro muri wowe, ariko wumve ko atari ikintu cy'agahato. Ukwizera kwawe kukubera ubuhungiro aho kugira ngo bibe iby'agahato. Niba rero uri umukristo ukaba uri mu rugendo rwo kwiyubaka, nyuma y'umubano waguteye ihungabana, nyuma y'umubano uri toxique, ntago uri umunyantege nke. Ntago aricyo bisobanuye. Ntago uri umunyantege nke rwose. Nta nubwo bisobanuye ko uri umukristo mubi, ahubwo menya ko ubu ngubu uri mu nzira yo gukira, kandi gukira ni igikorwa nacyo cy'ukwizera gukomeye. Ngeze rero kuri ya mpamba nababwiye ngitangira. Ni impamba nagira ngo wicare neza wumve neza. Nk'umukristo koko warakomeretse, menya ko gukomereka atari icyaha. Hari isomo ryo mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 33, havuga ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Iri somo ikintu rigaragaza ni uko udashobora kubana n'umuntu uri toxique ngo usohokemo bitakugizeho ingaruka mbi, byanga bikunda. Imyifatire waba wari ufite mbere y'uko uba kumwe n'uwo muntu, yaba ari inshuti yawe, yaba ari umuvandimwe, yaba ari uwo mu kazi, yaba ari uwo mu mibanire se mu muryango, menya ko igihe cyose uri muri relation iri toxique, iba ari imyifatire igenda ikwanduza gake gake. Ari nayo mpamvu usanga abantu basohotse muri relation iri toxique usanga baba baragiye barogwa gake gake. Usanga bafite mu buryo runaka uburyo bangiritse. Ibi rero bishobora kuba byarakugizeho ingaruka zitandukanye. Nagerageje kwenimera nk'eshatu hano kugira ngo twumvikane neza. Nagira ngo rero niba uri umukristo wahuye n'iki kibazo, ukaba wenda waranagisohotsemo, ariko mu buryo runaka ukaba wumva hari uburyo wangiritse, haba mu ndangagaciro zawe, muri principe wagenderagaho mbere, kuko ubu muri relation iri toxique, nyine wumva iryo jambo riri toxique. Ntabwo ikintu kiri toxique wabana nacyo ngo wizere ko kizagusiga uri intact. Kigiye ikintu kiguhinduraho, kandi kiri toxique ntabwo kiguhindura positivement, ahubwo kiguhindura negativement, urangirika. Niyo mpamvu rero hari igihe uzasanga hari ibintu mbere watinyaga utagitinya, hari ibyo wafataga wahaga agaciro, ariko ubu ngubu nyine usigaye ufata nk'ibintu byoroshye, wikiciraho iteka.
ni umubano uri togisike watumye utakaza uwo uriwe cyangwa se watakaje identite yawe ku rugero runaka ndetse unitakariza icyizere. Ariko iki ngiki hari icyo Bibiliya kivugaho. Muri Zaburi Zaburi y'139 umurongo wa 14 niho uyu muririmbyi wa Zaburi yavuze ngo ndagushimira yuko naremwe mu buryo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze ni ibitangaza, iby'umutima wanjye ubizi neza. Aha ngaha ugomba kwibuka ko nubwo wahuye n'iyo relationship yagushyizemo nk'uburozi, gerageza kwibwira nk'uyu muririmbyi wa Zaburi, umenye ko uri ikiremwa gitangaje imbere y'Imana. Wikumva kuko kuntu wagizwe n'iyo relation iri togisike ari byo ubu ngubu bidefinisa uwo uriwe, ahubwo uko uri gerageza kwibona nk'uko Imana ikubona, nk'ikiremwa gitangaje nk'uko yakuremye. Ikindi cya kabiri ugomba kwitaho ni uko relation iri togisike nk'uko twabibonye yangiza, nk'uko twabibonye mu Bakorinto ba mbere 15:33, igusigira icyo twita kwicira urubanza mu buryo burenze, ikagusigira icyo twita isoni. Mu Baroma igice 8 umurongo wa 2 havuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacibwaho. Isoni no kwicira urubanza ntago Imana ibishingiraho iguciraho iteka ngo igucira urubanza, ahubwo Imana yo ireba mu mutima n'ibyo wanyuzemo, ibizi neza kurusha uko wowe ubibona, ndetse ikanabibona kurusha ukundi wese wagucira urubanza abibona, cyangwa se undi wese wakubona nyine nk'ibiteye isoni, wenda wavuye nko mu rushako. Muri sosiyete yacu tuzi uburyo bifatwa, ntawe ubasha kumva umubabaro wawe, icyo babasha kumva ni ukugukarifiya nyine nk'umudivorce, je ne sais pas quoi. Ibi ngibi bikiyongera kuri bya bindi tubonye by'uko witakarije icyizere na identite, ariko menya ko Imana yo ntago ikubona muri iyo sura, kandi yo nta nubwo igucira urubanza ishingiye kuri ibyo ngibyo, kandi ntago ushobora gucibwaho iteka kubera ko wahuye n'umuntu ugukomeretsa. Imana yo ikusobanukiwe kurusha uko abantu n'undi wese ndetse nawe ubwawe wisobanukiwe. Ikindi cya gatatu, umubano n'umuntu uri togisike kigusigamo ni umunaniro wo mu byiyumvo ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ibi ngibi uretse uwabinyuzemo ubasha kubyumva, biragoye cyane kubyumvisha undi muntu, ariko wowe niba waranyuze muri iyi mimerere, menya ko niba wumva ujye wumva unaniwe emotionally cyangwa se spirituellement, ukumva nta mbaraga ufite mu buryo bw'umwuka, mu buryo wakoreragamo Imana, mu buryo wayiyumvagamo, mu buryo wumvagamo umurimo w'Imana n'ibindi. Twabonye ko hejuru hari aho ugera ukagira no kugushidikanya ku Mana. Ibyo ni ibintu bigenda bikugiraho impact ku buryo ugeraho spirituellement ukaba affaibli. Ibyo rero ni ibintu ugomba kwitaho wowe ukabimenya ko ari ibintu byakugizeho impact gahoro gahoro, kuko ni uburozi wagiye wasimira gake gake. Ugomba rero kwiperimeta, ukemera urugendo rwawe rwo gukira, ukarugendamo gake, ukagenda wubaka. Nawe urumva nyine kwireconciliza ni nko gufata itafari, ni uguhera muri fondasiyo please, utangira ugenda wongera wubaka gahoro gahoro. Abahanga mu kubaka bavuga ko kongera kubaka birusha, cyangwa gusana muri make, gusana birusha ngo kubaka bwa mbere.
ugomba rero kwiperimeta urwo rugendo rwawe, ntawe uguciriye urubanza, ntawe ugusunitse, ntawe ugize gute, ukiperimeta ko urwo rugendo ugomba kurukora gake gake, doucement mais sûrement, ukagenda gakeya ariko uzi yuko urimo kubaka ikintu gikomeye kugira ngo wongere ukomere. Aha ngaha ndaguha isomo ryo muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28, havuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Aha ngaha rero hari igihe uzumva unaniwe, hari igihe uzumva udashaka kuvuga, yewe na bagenzi bawe musengana wumve ntawe ushaka kuvuga, hari abazabibona nabi bavuge ko wirata, bavuge ko bagukarifiye amazina ntazi ubwoko bwayo, ariko ni wowe uzi uko umeze kandi n'ikibitera ni wowe ukizi. Biragoye kumvisha abantu bose uko wiyumva kandi buri wese agukarifiya mu izina yumva ashaka. Aha ngaha nkagira ngo nkangurire buri wese ko uko ubona umuntu gerageza kudahita umwetiketaho izina runaka. Hari igihe buriya urebye en profondeur haba hari ikibimutera kwajisa gutyo, ariko wowe ukihutira kumwetiketaho izina, ni umwirasi, ni umwibone, ariyemera, ibintu nk'ibyo, kandi mu by'ukuri ari ibikomere birimo kumujuwamo, birimo kumukoramo akazi, nawe aho kugira ngo umufashe ahubwo urimo kumusonga. Ariko wowe w'umuvictime byabayeho, ibingibi ntibizagutera ubwoba nibibaho abantu bakakwetiketaho amaetikete bashaka. Menya yuko ibyo bintu ari ibintu biri normali, ariko umenye ko Imana yo na Yesu Kristo muri rino somo bavuze ko abarushye n'abaremerewe nibo babaruhura. Uzakuruhura w'umuntu sava, ariko niba bitanabayeho wibaciraho iteka cyangwa se ngo we wicireho iteka, ahubwo menya ko Imana iri mu ijuru yo ikumva kandi ibona imimerere yawe urimo gucamo neza. Hari igihe uzumva udashaka gufata telefone, hari igihe uzumva nta muntu ushaka kuvugisha rwose, ibyo ngibyo byemere ko kuko niyo etape urimo. Duhereye rero kuri iri somo, nakubwira ngo mu gihe uri muri ibi bihe hari ibintu bibiri ugomba gukora. Cya mbere ni ukugira isengesho ryawe rya bwite, ryawe wenyine. Ushobora ndetse no gusengana n'abandi, ushobora gusengana n'abandi, ariko aha ngaha naho uba ugomba gukora attention ikomeye. Bana n'Imana yawe kenshi wiherereye, uyibwire niba ubishobora kuvuga, niba bitanashoboka wumva rangaje ushobora gukoresha ari y'amarira, yikoreshe niba ari byo wumva birimo kuza hafi, kuko umuririmbyi wa Zaburi hari aho yavuze ngo amarira yacu iyashyira mu icupa. Imana niyo yonyine ishobora gufata amarira yacu ikayasomamo ibyo tutavuze, ikayasomamo ibyo twashakaga kuvuga, igakuramo ubusobanuro. Ni ukuvuga ngo niba ubasha kuvuga, icara hasi uyibwire. Imana ni data, niko njye nkunda kuvuga, ntago ari umuntu utinyitse, ahubwo yifate nka papa wawe nawe ukunda, kuko abapapa bose, nkunda kuvuga ngo abapapa bose ntago ari beza, ariko Imana yo ni nka papa wacu mwiza. Yo ibasha kumva ibyo uvuze ndetse n'amarira yawe ikabasha kuyisobanurira, ikiha igisobanuro cyayo. Iyi rero niyo mpamba nashakaga kuguha, kandi ndizera yuko nk'umukristo iyi mpamba ikugiriye akamaro. Turimo turerekeza rero ku musozo wacu. Nakubwira ngo sobanukirwa neza ko kwiyubaka cyangwa kongera kwiyubaka nyuma y'uko usohotse mu mubano uri toxique wakwangije, ntago ari uguhemukira Imana, ahubwo ni process urimo yo guha agaciro ubuzima yaguhaye.
ntuzemere yuko rero hari umuntu uguciraho iteka cyangwa ngo agucire urubanza kuri ritmu uri kugenderaho mu gukira, kuko ntabwo ari ibintu biri otomatike. Ntabwo umutima wacu uri otomatike. Umutima wacu ni ikintu kigomba kubahwa kandi ugahabwa igihe cyo gukira nk'izindi ndwara zose. Reka rero dusoreza ikiganiro cy'uyu munsi, tubasezereho nk'Umugano TV tubabwira ngo intego ni ukumenya gukira ndetse no kubaho neza. Ni Judith rero mwari muri kumwe, tubasezeho tubabwira ngo nakagaruka kandi turabakunda cyane.